nari njyanye nibagiwe kukubwira ejo uzansange ku kazi ndashaka ko tuzavugana. Yego, ejo isaha iyo yose uzabonera akanya kuko nzirirwa ku kazi. Sawa. There is a gentleman, ni umugwanyi w'abanyarwanda rwose mukunze cyane mumenyereye kuri channel nshyashya yacu Rwanda Films. Tugiye kujya tubanaho tureba amafilimi meza ari gucaracara cyangwa se filimi nziza tugiye kujya turebana natwe tubacishaho filimi nziza, ibiganiro, ama interview, ni byinshi cyane. Wowe icyo ngushishikariza ni uko wowe ukigera hano kandi subscribe kujya tujye tubana umunsi ku wundi tubaha filimi nziza, ibiganiro byinshi bitandukanye nk'uko tuzagenda tubana mubizi cyane. Ufite n'igitekerezo, inyunganizi, watubwira muri comment cyangwa se ukaba wareba muri description yacu, ukaba waduha inyunganizi yawe cyangwa se igitekerezo cyawe nk'uko bisanzwe cyangwa se ubyifuza. So rero umunsi nje kuvuga kuri filime yacu twakunze turi benshi, Umusore w'Umukire. Nyabuneka wowe ukigera ahangaha kurikirana video irangire wumve izi challenge uyu musore wacu yahuyemo, mumuzi cyane kuri MK Original, niko mumuzi ku macano menshi. Yes, njye rero ntabwo nje kuvuga kuri filime ye nyisebya cyangwa se nyiharabika cyangwa se wenda ngo mbe nashaka kumuvangira muri filime ye, ahubwo nje kubaha ukuri kuko MK yasohoye, nanjye nzi mwa Abanyarwanda mwe, MK yahuye n'ibibazo muri filime yiwe aho yapanze projet. Ngira ngo murabizi, twarabimenye twese ko yakoze filime Umusore w'Umukire. Filime mbere ikarebwa cyane, ikaba yenda no kuzuza 400,000 kuko ndamukurikirana cyane, n'undi umufana we cyane buriya MK. So rero guys, uriya Umusore w'Umukire MK yakinnye iriya filime, yagomeje arayikina, ubwo avuga ko yatangira projet n'amafaranga menshi afite ahagije, gusa ko yagendaga ikundwa yageragezaga guha Abanyarwanda ibyishimo cyangwa se filime nk'uko babimusaba babimwandikiraga. MK rero yaje guhura n'ibibazo aho mu minsi nk'itatu ishize yashutinze filime, yavuze ko yashutinze episode 7 zose. Abazimufotoye avuga yuko ahari bo ntandaro cyangwa se byose byahereyeho kugira ngo batume adasohora izo episode, bakamubwira ko SD card ya kamera yabo ngo yagize ikibazo. So rero MK ni agahinda, ni akababaro, ni akagambane. Guys, mwa Abanyarwanda mwe, reka dufashe umuhungu wacu MK ateye imbere rwose, ni byiza, ni iby'agaciro, yarabikoreye. MK nyuma yo kuduha filime rwose guys, tumufashe, tugomeze tumusapotinge, turi gucika intege. Filime aduha niturebe ngo ese ngo MK aduha ishusho rimeze ute, ahubwo turebe guys, turebe icyo bita impanuro cyangwa se inama biri muri iyo filime cyangwa iyo episode bimeze bite, tubone kuvuga ati ese MK uraburi cyangwa se ufite n'inkunga yamufasha. Njye nta kintu mfana nawe cyangwa se nta n'ikintu mvuga, ahubwo nuko ari ibintu tuba tugomba kuvugira muri sosiyete, tukavuga ati nimba umuntu ateye imbere, reka twere kumubangamira. Igihe cye kirageze, ntatera imbere, agende, nta kibazo, nawe igihe cyawe kizagera. Nyaboneka rero nawe ufite umutima mubi nk'uyu nguyu, ni ibintu bibi cyane. Aka ni akazi karimo, nta gahunda irimo, nta kintu kirimo, ibyo bintu byihoreye rwose. So rero nakubwira ngo ukanda subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi, duhure muri video dusaha. Ciao ciao.